neza nanone bakunzi ba L55 TV show, ndagira ngo muribuka ahantu bwashize twagarukiye kuri ya nkuru ya Mark na Rose hagati y'urukundo rwabo. Muribuka ko twasize hashize icyumweru Mark na Rose batandukanye. Papa wa Rose asubije Rose mu mujyi, Mark nawe agasubira mu mahanga mu cyaro. Ndetse muranibuka ko twasize Mark baramufunze. Papa wa Rose yari yaratanze oda yuko bagomba kuba bamubitsemo, kuko yabonaga ko relationship ye n'umukobwa wiwe ishobora kuzagira ahantu igera, ishobora kuzagira ibyimubangamiraho, asiga afashe umwanzuro wo kuvuga ngo asige amushyize muri gereza, nyine basiga bamufunze. Ubwo rero uko iminsi ishira, uko indi igenda, niko Mark yakomeje kohereza impapuro Rose, yakomeje kumwandikira umunsi ku munsi nk'uko bari babisezeranye, ndetse na Rose ku rundi ruhande yakomeje kwandikira Mark impapuro nyinshi. Haragenda hashira igihe, ariko izo mpapuro ntabwo zageragaho. Izo mpapuro ubwo Mark yoherezaga, ubwo Rose yoherezaga, zose zaragendaga zikagwa mu ntoki za mama wa Rose. Mama wa Rose nawe akazibika, kuko nawe ntabwo yifuzaga uwo mubano, ntabwo yifuzaga ko bakomeza gukururukana, ntabwo yifuzaga ko umwana we Rose yajya gukundana na Mark, umuhungu umukene w'umutindi. Ntabwo yabyumvaga neza. Ubwo rero barakomeje barandikirana, ukwezi kurashira, umwaka urashira. Rose ageze aho nyuma yo abonye ko nyine nta yandi mahirwe, yabonye ko nta kundi guhura na Mark, yafashe umwanzuro asubira hahandi nyine, asubira muri cya cyaro. Agezeyo ashakisha ahantu yakura Mark, arahabura. Ajya kuri ya nzu ya wa musaza, dekada nta muntu uhari. Ashakisha, uri kumva Mark we nta n'umuryango yagiraga wenda ngo wajya kumubaza, nta n'izindi nshuti ziwe yari azi wenda ngo yajya kuzibaza. Abura umuntu, mu kubura umuntu yagiye acitse intege, asubira mu mujyi. Uko byagenda kose nyine arabona ko nta bundi buzima, nta yandi mahirwe nyine yo kuzongera guhura na Mark afite. Uko yagiye guhiga Mark nawe ari muri gereza. Ubwo yageze aho yemera ko agomba gushyingiranwa na Peter, wa musheri we wabo bari baramushakiye. Umusheri we w'umusirikare, ubona ko afite amafaranga, afite umuryango nyine umeze neza, ni umusirikare ukomeye, nawe afite amafaranga pe, nta kintu abuze. Yaragiye yemera gukora ubukwe nawe. Nubwo akora ubukwe, wumva gukora ubukwe nawe, ariko ntabwo yishimye. Hagati aho ngaho rero Mark we aracyari muri gereza. Nawe igihe cye cyarageze nyine, baramubwira ati urabura igihe kingana gutya na gutya ngo ufungurwe, nyine nawe ube wajya hanze, wajya gukora, wasubira mu buzima busanzwe. Mu gihe rero Mark na kwa Rose ubukwe babwiteguye, ibintu bimeze neza, ni nako Mark nawe yiteguye gufungurwa akajya hanze. Gusa mu gusohoka nyine waricara akavuga se, kuki niba narohereje impapuro Rose ambwira ko bamfunze, kuki byibura byanga bino garabizi ko mfunze, kuki atigeze byibura yohereza urundi rupapuro, kuki atigeze yohereza urupapuro byibura wenda ngo menye ko nawe wenda kinkunda, menye ko nawe kintekereza. Uti wenda yumvishe narafunzwe ahita ndeka, wenda n'umundi yashaka gukina n'ubuzima bwanjye, wenda nta nubwo yigeze nankunda, wenda yarambeshyaga agira ngo ndohukiro, cyangwa se wenda kuba nyine kwa kundi uri kumwe n'umuntu ukumva nyine umugiriye impuhwe, n'undi ntabwo yankundaga. Ubwo aho ngaho mu gihe Mark akiri gutekereza gutyo, hahise haza umugabo nyine b'Abaslovakia baba bashinzwe gereza, baraza batangaza ko nyine hari chance yo kuba abantu bajya mu gisirikare, hari amahirwe yo kuba bajya mu gisirikare. Baravuga ati umuntu wese ushaka kwiyandikisha, wumva ushaka kujyamo yaza akajyamo. Mark rero aratekereza, aravuga ati n'ubundi nta kindi kintu ndi gukora hanze. Rose baramutwaye, nta nubwo nzongera no kubonana nawe, ndetse no kubona amafaranga ubu ngubu biragoye. Rero icyiza nuko nafata umwanzuro nkajya mu gisirikare, kuko nta kindi kintu nsigaje hanze. Nta mama, nta papa, nta muryango, na Rose ndamubuze, nta kundi nyine ubu ngubu nta n'uwe nzabona, kuko sinzi iwabo, niba impapuro zitagera iwabo, niba ntazi iwabo, nta bundi buryo namubonamo, kuko icyo gihe nta telefone zari zikibaho zabaga wenda ngo yanamuhamagara. Yabuze uburyo bwose bushoboka yazongera kubona mu Rose. Byibura uwa Rose ahantu yakura
undi ni Rose wari uzi aho Mark yabaga, uretse ko na Rose nawe yagerageje ubushoboka bwose ngo arebe ko yabona Mark, ariko nawe ntibyamukundiye. Ubwo Mark yahise afata umwanzuro avuga ati n'ubundi nta kundi byagenda, reka nigire mu gisirikare basi njyewe nzagerageze nubaka ubuzima bwanjye, ubwo nyine ikimana yapanze kizaba icyo ngicyo. Mark rero ubwo yahise afata umwanzuro wo kuba yakwiyandikisha mu gisirikare, mu gihe ku rundi ruhande Rose we ubukwe, imyiteguro y'ubukwe igeze kure, bariteguye, ubukwe buragenda burashyuha nyine, n'ubukwe bw'abakire nta kintu babuze, ibintu byose bimeze neza. Bakoze ubukwe, mu gukora ubukwe gusa Rose ntabwo yishimye habe na gato, nyine bakora ubukwe yari kubikora nyine kugira ngo atazagumirwa, nyine atazaguma aho ngaho, n'ubundi byanga binoga agomba gukora ubukwe, nyine agomba kuva iwabo, nyine nta kindi kintu, ntago ari urukundo, nta kindi kintu nyine wavuga kiri gutuma wenda akora ubwo bukwe pe, nuko nyine yabuze uko agira, yabuze Mark, uretse ko na Mark nawe atari we, nyine ni kwa kundi bo baraburanye kandi nta contact, nta kundi kuntu bari kubonana, kuko Rose ntiyarazi ko Mark afunze, ndetse na Mark ntiyarazi ko wenda inyandiko yamwandikiye zitigeze zimugeraho, na Mark na Rose nawe ntazi ko inzandiko yanditse nawe zitigeze zigera kuri Mark. Ubwo rero niho bamaje gukora ubukwe buraba, ndetse hashize iminsi mike bavuye muri honeymoon, umugabo bahise bamuhamagara bamubwira ko hari ahantu bagomba kujya, nyine hari urugamba bagomba kujyaho, ndetse ko agomba kwitegura hakiri kare bakazajya nyine ko akajya mu gisirikare. Murabizi namwe iby'abasirikare, ushobora no gukora ubukwe aka kanya ukiri mu gisharagati niba ariko navuga, cyangwa se ukiri mu birori, nyine ibirori bikirimbanyije bikigezemo hagati, igihugu kigahita kikubwira ati turagukeneye, kandi ubwo ngubwo ugomba kuboneka byanga binoga. Ubwo rero nawe yahise agenda bakiva muri honeymoon, aragenda agisubira ku gisirikare, barakwerekana Mark nawe nibwo yatangiye igisirikare, ari ku ikosi ibintu bimeze nabi, nyine bari kumukaranga ibintu ari kurya ubuzima, ariko nyine nta kundi agomba kubikora. Yarakomeje rero bakoze igisirikare, ubwo haragiye hacamo igihe hafi amezi 9-10, ubwo nyine Rose yageze aho abyara umwana, gusa mu kumubyara umwana byaje kwanga, nyine birangira abuze ubuzima. Nyine Rose afite agahinda, byibura yarabonye umuntu agiye kubakunda, yarabonye umuntu nyine agiye kuba hanze amaso, ariko nawe yaramucitse, nyine nawe ava mu buzima, nawe aramubura, umwana nawe nyine arapfa, na papa we nyine nawe ntameze neza, nyine yabuze umwana nyine. Kandi ikindi nanone papa wewe nyine ni umusirikare ahora mu ngendo, ariko no kuba ahora mu ngendo na Rose ubwe ntago amuha affection zikwiye, kuko ntago amukunda habe na gatoya. Ubwo rero mama yaragiye abona mama wa Rose yagiye gusura Rose, abona umwana wasigaye abaho nyine nabi, yabuze umwana, yagize ute, kandi n'umugabo we ntawe uhari. Yaragera amubwira ati reka tujye mu rugo, tujye mu rugo dusubire ku bana, kuko n'ubundi umugabo wawe ntawe uhari, umugabo wawe yasubiye mu kazi, uri hano wenyine, ntabwo byakunda rero ko wakomeza kubanga, ntabwo wakomeza kuba muri ubu buzima wenyine, byanga binoga rero turasubira mu rugo, turagusubiza mu rugo usubireyo, noneho wenda ubanze witekereze, ubanze ugaruka muri modo, reka n'ubundi hano nta kintu uri kwamara, kuko nta mwana uhafite, nta mugabo uhafite, byibura umugabo wawe naza uzongera usubireyo nta kibazo. Rose we nyine yataye umutwe nyine ameze nk'umuntu wasaze, nta kintu avuga, nta cyaracitse ku rwego rwo hejuru. Yaragiye nyine mama amupakirira ibintu byose, aramutwara nyine nk'umuntu batwaye tanazi naho agiye, yamugejeje mu rugo. Nyine mama we arababaye, nyine aravuga ati uko ibintu bimeze, reba ukuntu ibintu bimeze, reba mwana wanjye, hari ukuntu nyine niba Imana yarashatse kunyina umwana wawe apfa, nta kundi, nta kindi wabihinduraho, nta kintu wakora, nyine no gutegereza nyine wenda mukazabyara undi mwana. Gusa Rose yaracecetse, nta kintu abasha kuvuga, nta kintu ashaka kuvuga, nyine uri kumva ameze nk'umuntu uri muri koma, nyine uri kumva nawe urabyumva. Yateganyaga kubana na Mark mu gihe byanze apfa kujya aho ngaho, nyine byambuza uko ngira, none n'umwana yarabyaye nawe arapfuye. Nyine Rose ari mu gahinda gakomeye, ni nko ku rundi ruhande narwo mu gisirikare
na Peter nawe umugabo we ameze nabi nyine, ntawe ntakibasha, nyine nawe mudu yarabuze, nta kigenda nyine, nawe nyine arahari, yacitse intege nyine ku rwego rushoboka nyine, kuko nawe kuba yarabuze umwana byaramwafekse. Noneho yakongera wenda ko n'izo affection za Rose rimwe na rimwe ntazo yajyaga abona, ihwana nawe aracecetse cyane, ariko nyine we n'umuntu w'umugabo agomba kubihandaringa nyine, we ntago nyine wenda byamwafekse cyane nyine wenda nka Rose. Ubwo rero ku rundi ruhande Rose nawe ari mu rugo, papa yagerageza kumuvugisha, reka da, mama ageze aho abona ko nta kundi byagenda, aragenda afata za mpapuro zose yandikiranye na Rose, izo yandikiranye na Mark, izo Rose yandikiye Mark n'izo Mark yandikiye Rose, arazizana aramubwira ati mwana wanjye, basi noneho wabasha kuvuga ati dore ngizi mpapuro zose, dore ngibi ibiranga urukundo rwawe rwose nakwatse, basi mbabarira, basi wakongera ukavuga ati dore ngizi impapuro zose Mark yakwandikiye, ati dore ngizi impapuro zose wandikiye Mark, ngizi zose ziri hano, ngizi zose zirahari, nta hantu nigeze nzishyira, nta kintu nigeze nzikoraho, ati gusa ntago nashakaga ko we nura muhungu mukomeza gukururukana, ntago nashakaga ko ibyawe na Peter hari undi byitambikamo, nagushakiraga ubuzima bwiza mwana wanjye, nanjye mbabarire wenda narakosheje. Rose yaragiye rero areba za mpapuro zose, arazisoma, reba nyine nta munsi n'umwe wavuga ko Mark atigeze amwandikira, yaramwandikiye nk'uko nawe yamwandikiraga, abona impapuro ze zose ntabwo zigeze zigera kuri Mark, abona nawe ntabwo impapuro zigeze zimugeraho. Yafashe umwanzuro ahita agenda arasohoka, abwira mama we ati mama, uri umugome wanakwica n'umuntu, ati iki gihe cyose wari ubizi ko Mark yanyandikiye umunsi ku munsi, wari ubizi ko yankundaga, ariko urangije urabimisha mama, uri umugome, nta n'ikintu nshaka kuzongera kuvugana nawe, nta nubwo nshaka kuzongera kukumva nka mama, nta n'ikintu nshaka kuzongera kuduhuza habe na gitoya. Rose yahise asohoka, mama nawe amwirukaho, agenda avuga ati Rose mwana wanjye, mbabarira, nanjye nibyanjemo nyine gutyo, mbabarira kuba naragutandukanyije wenda n'uwo mwakundanaga, ariko we nanjye nagushakiraga ubuzima bwiza. Rose ahita agenda ahita abwira umushoferi ati tujyane, umushoferi aramufata. Rose yahise avuga ati ubu ngubu hano ngomba kujya aka kanya ni hehe, ahita ajya muri cya cyaro Mark yaratuyemo. Gusa mu kugerageza gushakira ahantu hose yaragiye abura umuntu bita Mark, kuko Mark yagiye mu gisirikare nyine, nta muntu uzi amakuru yiwe, ntawe uzi ukuntu byagenze. Gusa hari umuntu umwaje aramubwira ati Mark mwamajije kugenda nyine mukimara kuvina, yari umucuti wa Mark, ariko nyine ntabwo bari baziranye, ntabwo yaraziranye na Rose cyane, ariko mu kubaza Rose yakomeje kubaza ati bimeze bite, byagenze gute, nyine agenda abaza buri muntu wese. Haje kuvamo umwe aravuga ati rero muri igihe iki n'iki baramufunze, nyine mu kumufunga rero ntabwo tuzi ngo byagenze bite. Rose ajya kureba muri gereza ati se hari umuntu bita Mark wageze gutya na gutya, baramubwira ati twageze kumugira nk'imfungwa, twigeze kumugira nk'umuntu uba hano wari ufunzwe, ariko nyuma yaho ntabwo tuzi iyo yagiye, ntabwo tuzi nyine amakuru ye, ntabwo tuzi ikintu na kimwe kuri we. Rose yacitse intege, aragenda yinjira mu modoka, abwira umushoferi ati dusubire mu rugo. Yaragiye asubira mu rugo, aracecetse, nta kintu na kimwe ashaka kumva, nta muntu n'umwe ashaka kumva. Na papa wiwe yaraje, Rose aramubwira ati nta kintu na kimwe twavugana, mbabarira nk'umwanya ndi kumva nshaka gutuza, mbabarira umwanya kuko sinshaka ko tugira ikintu tuvuganaho, sinshaka ko tugira ibintu tuvuganaho, kuko byatuma nkubahuka, byatuma nkubwira nabi. Hagati aho ngaho rero igisirikare kwa Mark kirakomeje, bapanze ko hari ahantu bagombaga kujya ku rugamba, nyine bagombaga kujya kurwana nyine nk'abasirikare, nawe murabyumva nyine bagombaga kujya gucunga umutekano. Baragiye rero baritegura, ndetse Peter niwe ubahagarariye, niwe nyine uba ari komanda wo hejuru, ariko Peter ntagazi Mark, ndetse na Mark ntagazi Peter, nyine ntabwo bigeze babonana, ntabwo baziranye. Ubwo rero baragiye, Peter nk'umuntu ubahagarariye abandi, baragiye bajya ku rugamba, ariko iwana n'urugamba rw'injyana muntu, ndetse muri cya gihe babatayemo igisasu gikomeye, kwa kundi nyine umuntu atubwenge nyine kwa kundi bashobora kukurasa nyine bakarasa
kukurasa hafi y'ahantu uri, ugasa naho utaye umutwe, ugasa naho utaye ubwonko. Mu gihe Peter rero bari bamurashe impande yiwe, yaragiye aratekereza ko nyine ubusa nkaho uri ahantu nyine amatwi atari gukora neza. We yatangiye kwitekerereza umwana wiwe, yatangiye gutekereza umwana wiwe yabuze, nyine asa naho ata ubwenge ho gatoya. Mu guta ubwenge ho gatoya rero hari umuntu waje agiye kumurasa. Mark araza ahita yitambika, nyine aritanga, bamurasa ku rutugu, nyine ahita afata Peter, ahita amuvana aho ngaho, ahita bagenda. Undi mugenzi wabo nyine w'umusirikare bakoranaga ahita yica wa muntu urugiye kurasa Peter, ariko bikarangira Mark amutabaye. Ndetse Mark bahise bamufata, bahita baza baramuzirika, nyine bahita bamushaka uburyo bamujyana mu ntuza, nyine muri ambulance, baramutabara. Nyine mu kumutabara ariko Peter nyine nawe yahagurutse avuga ati, nyine yabaye nk'ugaruye ubwenge. Nawe urabyumva nyine kuko ukumva umuntu bari bagiye kurasa, umuntu akamwitangira, nyine yewe yahagurutse, nyine nawe agaruye ubwenge. Nyine bafata uwo muntu bahita bamujyana. Peter ari kumva, nyine avuga ati, umuntu ntabaye uri kumva ni none n'umujenerali ukomeye, ni umuntu ukomeye, nyine uri kumva umuntu ukomeye niwe baba batagitinga ku rugamba cyane. Noneho bamujyana kwa muganga, gusa nyine ntago ari ibintu bya danje nyine, ariko byari kuba ari ibya danje iyo barasa Peter, kuko we bari bamurashe ku buryo nyine yashoboraga kuba yahaburira n'ubuzima. Nuko Mark yaje akitambika akamutabara. Nyine watabaye azi ko atabaye generali, ntago azi ko atabaye Peter, umuntu wamutwariye umukunzi. Ubwo rero byaje kurangira Peter aza gutaha, nyine Mark nawe yarakize. Peter noneho aza gukoresha ikirori nk'umuntu nyine uvuye ku rugamba, nyine nk'umuntu wageze mu rugo amahoro, aza gukoresha ikirori. Ariko icyo kirori hanini hari aho gushimira umuntu wamutabaye ku rugamba, nyine byakomeye. Umuntu wamutabaye bigeze ahabi. Mu gukoresha icyo kirori rero, nyine urukumva Rose nawe yasubiye ku mugabo wiwe, nyine ariko aracecetse. Bakoresheje ikirori, hari abakire, hari iki, nyine abantu bose barahari, nyine imiryango, ariko ku muryango wa Rose, ariko umuryango wa Mark bose barahari, nyine ibintu biraryoshye. Ubwo rero Peter yafashe ijambo aravuga ati, rero nubwo ndi hano aka kanya ikirori ntabwo nakabaye nkikoze, ntabwo nakabaye nkiriho, ariko hari umuntu umwe watumye mbaho, hari umuntu umwe utumye ndiho nyine kuba nakoresha ikirori. Ndashaka ko mumfasha uno muntu tukamuha icyubahiro akwiye, tukamuha agaciro akwiye, nyine tukanamushimira kuko yantabariye ubuzima, tukamushimira ko yatumye ubuzima bwanjye aka kanya buba bukiriho. Aravuga ati, umuntu wantabariye ubuzima, umuntu watabaye ubuzima bwanjye bamwita Mark, ni umusirikare. Aramuhamagara, nyine amuhamagara mu izina, avuga ati, urakaza neza hano, urakaza urisanga hano, ni nk'ari mu rugo. Amuhamagara kuri podium. Mu kuhamuhamagara abantu, nyine Rose, papa na mama wa ntuza wa Rose, ndetse na papa wa Rose yari yarigeze kubonaho nyine wa muhungu, nyine kuba bigize gutukana cyagiye kuri cya kigare, kuri igihe bari bafashwe mu kirere. Baramubonye bahita babona ni Mark, baratungurwa bavuga ati, uriya muntu ninde, avuye hehe? Rose mu kumbona Mark ahita asakuza ati, Mark. Noneho abantu bose bahita bahindukira bareba Rose, nyine wari ucecetse, wari uwanze kuvuga. Bahita bibaza ni iki kibaye, baziranye heba, nyine Rose azihe Mark gute, nyine bishoboka. Ubwo rero aka gace naho tukarangirije, naho ubutaha ku kandi gace. Rose se araza kumenyana na Mark, ese biraza kugenda bite? Ese baraza kongera basubirane? Ese Peter warabyitwara mute mu kumenya ko Mark na Rose bari basanzwe baziranye?